Bakunzi ba channel yanjye nongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya rero tugiye kuganira ku bintu byinshi cyane cyane bijyanye n'ubuzima. Iyo tugeze mu rubyiruko dusanga urubyiruko rwinshi rutabasha kugira cyangwa se kwisanzura ku bantu bakuru kugira ngo babashe kuba bamenya ibijyanye n'imyororokere cyangwa se imihindagurikire n'imikorere y'ubuzima bwabo. Iyo tugeze kandi ku babyeyi ni kenshi dusanga nko kwa muganga ugasanga abaganga ni bake ku buryo batabasha gusobanukirwa n'ibintu byinshi bagakwiye kuba basobanukirwa ndetse no kubona ibisubizo by'ibibazo bibaza. Iyi channel rero igiye kuzajya ibagezaho byinshi ukwiye kuba wasobanukirwa mu bijyanye n'ubuzima, byinshi ukwiye kuba wamenya mu bijyanye n'ubuzima ndetse ikanasubiza bimwe mu bibazo ushobora kuba ufite ku bijyanye n'ubuzima. Ngiye tugiye kujya tubana ni bene gusenga Francine nkaba ndi umubyaza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic cyangwa se ku ngingo ya mbere ivuga ku mihindagurikire igaragara cyane cyane ku buzima bw'umuhungu n'umukobwa. Nukuvuga ngo mu mikurire y'umwangavu cyangwa se ingimbi hari ibintu byinshi tubona bihinduka. Hari byinshi bahuriraho, hari na byinshi batandukaniraho. Ubusanzwe tuzi ko umwana avuka akavuka ari umukobwa cyangwa se akavuka ari umuhungu. Ariko kuba avuka ari umukobwa cyangwa se akagira igitsina kobwa nuko hari ibyo aba afite atandukaniyeho n'umuhungu kugira ngo umuhungu abe yagira igitsina hungu. Wakwibaza uti se ni ibihe cyangwa se ni ibiki? Ni ibintu byigaragaza cyane. Ubusanzwe umukobwa agira igitsina kobwa, ari byo twita vaje. Icyo si cyo cyonyine gusa kiranga ko ari umukobwa, ahubwo agira n'ibindi byinshi cyane biranga ko ari umukobwa, cyane cyane nk'udusabo, intangangore, nyababyeyi ndetse n'ibindi bice bigaragaza ko ari umukobwa. Ariko kandi n'umuhungu nawe agira ibindi biranga ko ari umuhungu. Ahangaha ni nko kugira imyanya y'umugabo, ibyo tukunda kwita peni, ndetse kandi akanagira n'udusabo dusohora intangangabo ndetse n'utunazikora, ndetse n'ibindi bice byinshi ushobora gusanga cyangwa se uzanasoma mu bitabo bigaragaza ko umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa. Gusa ariko kandi ibyo ngibyo nubwo tubibona si ibyo gusa, hari ibindi byinshi cyane bitandukanya umwangavu cyangwa ingimbi. Iyo akiri umwana uba ushobora kuba utabatandukanya usibye kubatandukanyiriza ku gitsina, ariko imyitwarire, imyifatire cyangwa se imihindukire y'umubiri ukaba utabitandukanya. Aha rero niho tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umukobwa yabaye umwangavu cyangwa se umuhungu yabaye ingimbi. Ibyo bimenyetso rero nubwo bitandukanye haba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa ku ruhande rw'umuhungu, hari ibimenyetso bahuriraho. Ikimenyetso cya mbere bahuriraho ni ukuba bagira imisatsi ku bice bitandukanye by'umubiri. Aha nibyo twita kuba yagira insya, kuba yazana iyo misatsi ku gitsina ndetse no kuba yagira incakwaha, kuzana imisatsi mu kwaha. Ibyo ngibyo ni ibintu abahungu cyangwa se abakobwa binjira mu gihe cy'ubwangavu bahuriraho. Ibyo kandi muri societe dukunda kubyita ko umuntu yageze mu gihe cya adolescence cyangwa se puberite, ariko ahangaha biratandukanye, tubashe kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo puberite ni cya gihe kigufasha kwinjira muri adolescence. Ni ukuvuga ngo izo mpinduka zigenda zibaho nizo ukoresha kugira ngo ube uri muri cya gice twita adolescence. Ahangaha rero ibyo bintu bigenda bihinduka nk'uko nabivuze, hari ibyo bahuriraho, hari ukuba bazana insya cyangwa se kugira icyo twita incakwaha. Hari ikindi cya kabiri bahuriraho nko kwiyongera mu burebure. Kugira ngo uzabone ku mwana cyangwa se umuhungu cyangwa umukobwa bagize impinduka ku mubiri wabo, nuko uzasanga azaba yiyongera mu burebure. Ibyo rero bikaba bihurirwaho n'umukobwa cyangwa umuhungu. Si ibyo kandi gusa, hari n'ibindi byinshi cyane. Usibye kwiyongera mu burebure, ku mukobwa hari icyo agaragaza nk'impinduka zituma buri wese abona yuko uwo mukobwa yinjiye mu gihe cy'ubwangavu. Ku muhungu kandi hari ikindi agaragaza bigaragaza ko yinjiye mu gihe cy'ubugimbi. Niyo mpamvu wowe mubyeyi ukurikira ikiganiro cyacu, niba umwana wawe ashobora kugira isoni zo kuba yamenya ibyo bintu cyangwa se
ashobora kuzatungurwa n'impinduka zishobora kumubaho. Niyo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo tubashe kugaragaza bimwe mu bishobora guhinduka ku mubiri w'umukobwa cyangwa se umubiri w'umuhungu. Aha rero ku mubiri w'umukobwa hari byinshi dufite bizahinduka, cyane cyane nko kuba yagira amataye. Akenshi iyo umukobwa yinjiye mu gihe cy'ubwangavu usanga yiyongera n'ibice bye by'umubiri ari byo byitwa amataye. Ni ukuvuga ngo amataye ariyongera. Ikindi ni ukuba yatangira gupfundura amabere. Icyo nicyo duhuriyeho kenshi, dukunda kuvuga ko umukobwa yakuze cyangwa se yageze mu gihe cy'ubwangavu kuko tuba tubona ko yatangiye gupfundura amabere cyane. Si ibyo gusa kuko hari n'ibindi byinshi bishobora kugaragaza ko umukobwa yinjiye mu gihe cy'ubwangavu. Gusa nubwo byo utabibonesha amaso ariko ni ibintu bibaho. Urugero ni nko kuba yatangira gusohora igi rye rigakura. Igi ni ukuvuga ngo ni intangangore. Nuhanga iyo ntangangore niba yatangiye gukorwa ni icya mbere, hanyuma no gukura ni ikindi. Kuba yakura ni ikindi cya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyo ryakuze ni hahandi rero tuzaza ku kindi kigaragara ari cyo twita kujya mu mihango. Ni hahandi rero noneho ryagi ryakuze rizasohoka ugasanga umukobwa agiye mu mihango. Ibyo ni ibintu bimwe tugenda tubona ku bakobwa, ni ibimenyetso ushobora kubona ukavuga uti umwana wanjye niba yari umukobwa yinjiye mu gihe cy'ubwangavu, ni gute ngomba kumusobanurira kunyura muri ibyo bihe? Ese ni gute agomba kwitwara? Cyane cyane benshi dukunze kuvuga ngo yakuze kubera ko yazanye amabere ndetse yanagiye no mu mihango. Ariko mbere y'uko ajya no mu mihango hari n'ibindi byinshi twabonye mbere ari byo bihurirwaho uzasanga bigaragaza ko umwana wawe yakuze. Nk'uko twabivuze rero, nubona umukobwa wawe amataye yakuze, amabere yakuze, yagiye mu mihango se yatangiye kwitwara bitandukanye, icyo gihe uba ugomba kumenya ko umwana wawe ni impinduka zigaragaza ko umwana wawe yinjiye mu gihe cy'ubwangavu. Ni byiza ko muba hafi nk'umubyeyi, cyane cyane ku mukobwa ukamuba hafi. Gusa si ibyo ariko ntibagiwe hari n'ukuntu umukobwa wakuze agira icyo twita soft voice. Ni akajwi keza kayunguruye atari nk'akakandi k'abana. Ibi ni ibintu uzagenda ubona ku mwana wawe. Hanyuma rero ntago turavuga ku mukobwa gusa, hari izindi mpinduka ziba no ku muhungu. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuhungu nawe hari impinduka zigenda zimubaho bikagaragaza ko yinjiye mu gihe cy'ubukure cyangwa se igihe twita ubugimbi. Ni ubugimbi. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ubugimbi rero uzasanga akenshi ikintu dukunze kureba ku musore cyangwa se kubona tukamenya ni ukuniga ijwi, bimwe twita ukumva nyine uko umwana w'umuhungu yavugaga bitandukanye nuko ari kuvuga. Ukumva yatangiye kuvuga ijwi yavugira mu gituza, ni base nyine, ukumva ko ijwi ryahindutse. Icyo ni ikintu kigaragaza ko umuhungu wawe yinjiye mu gihe cy'ubugimbi. Si ibyo gusa, usanga no mu ntugu zatangiye kwirambura akaba atakimeze nk'umwana, ugasanga zagutse. Ni ikigaragaza ko umusore wawe cyangwa se umwana wawe w'umuhungu yagiye mu gihe cy'ubugimbi. Si ibyo gusa kandi hari ikindi cyane nko kuba yagira impwemwe mu gituza. Ni ukuvuga ngo kuba umwana w'umuhungu yatangira kuzana impwemwe cyangwa se akagira n'amatuza, benshi bahita bagira n'amatuza ukabona ko afite itandukaniro n'iry'umwana w'umukobwa cyangwa se nuko yari ameze mbere akiri umwana. Ibyo nabyo ni ibintu bigaragaza yuko umuhungu wawe yinjiye mu gihe cy'ubugimbi. Usibye ibyo kandi hari ikindi cyane dukunze kwitaho cyane, hari nko kuba nyine ni ukuvuga ngo kubijyanye n'imyanya yo kororoka. Hari igihe usanga icyo gihe cy'ubugimbi habaho gukura kw'intangangabo ndetse n'udusabo tukaba dushobora kuba twazirekura kuko ziba zarakuze. Aha rero niho haba icyo bita kwiroteraho. Kwiroteraho rero ku mwana w'umuhungu ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko umwana wawe w'umuhungu yinjiye mu gihe mu gihe cy'ubugimbi. Ntibizagutangaze rero cyangwa ngo bigutere ubwoba kubona izo mpinduka. Ni ibintu bisanzwe mu buzima, ariko kandi nk'uko tubyita adolescence, wakwibaza uti se kuki tubyita adolescence? Adolescence ni cya gihe habaho icyo twita psychological cyangwa se and social change ku muhungu cyangwa se ku mukobwa. Ni ukuvuga ngo uburyo atekereza, mentalite ye
ndetse n'uburyo yinteractinga cyangwa se muri sosiyete yitwara biba byahindutse. Urumva yagize impinduka, yabaye umuntu mukuru, ni wa mukobwa ushobora kujya mu mihango, ni wa musore wiroteraho ushobora gutangira gutekereza no kwibaza ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko umwana niba yagize muri icyo gihe cya adolescence tumuba hafi. Benshi rero mu rubyiruko bagira isoni zo kuba wakwegera umuntu mukuru ngo umubaze ngo ko niroteyeho byagenze bite, cyangwa se ngo ko nagiye mu mihango byagenze gute. Ugasanga bibaye imbogamizi kuri bo kubera ko kutisanzura ku muntu mukuru, cyangwa se umubyeyi ntabashije kubimubwira, cyangwa se kimwe muri ibyo hari n'umubyeyi ushobora kuba atabizi. Hari n'abantu baba batazi ibintu byinshi bigenda bigaragara ku muhungu cyangwa umukobwa. Ahangaha rero niho tugiye kuzajya dukurikirana ibintu byinshi, ibibazo byinshi twibaza. Nk'uko nari maze kubabwira rero nsoza, tumaze kubona ibintu byinshi bigaragaza impinduka ku mubiri w'umuhungu ndetse n'impinduka ku mubiri w'umukobwa. Ibyo byose bishyira ku kuba twamwita ko yageze muri cya gihe twita adolescence. Ibyo rero ni byiza kubisobanurira abana bacu, ni byiza kubisobanurira abandi batabyumva. Mu gihe umuntu afite ikibazo akaba yakikubaza, kugira ngo noneho muri ya myaka ya adolescence tuzikare imyaka igoye kandi igoranye cyane, ni gute noneho bazitwara. We mukobwa wagiye mu mihango se, nta mpamvu yo kuvuga byacitse, ugiye mu cyumba araryamye gusa, hari uburyo azamufasha kumva ko ari ibintu bisanzwe. Ni impinduka z'umubiri, n'ubanga imisemburo y'umubiri ye yahindutse, iri gukora cyane nyine nk'umuntu mukuru yatangiye kujya mu mihango. Uzamufata ute? Uzamugira iyihe nama? Uzamubwira ute kugira ngo abashe kugira ute kuba yakwirinda? Ese niba ari umukobwa ntabe yakwiyandarika ngo abashobora gusama kubera ko atarabizi. Ugomba kumusobanurira ibyo byose, cyane cyane ko niba umukobwa yagiye mu mihango birashoboka cyane ko ashobora kuba yatwara inda igihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ndetse niba umusore intangangabo zikorwa zikaba zarakuze, birashoboka ko yatera inda. Kuko akenshi wenda nyuze gato ku bindi byo ku ruhande, ni ukuvuga ngo hari ikintu gishoboka ko kugira ngo umuntu adasama wenda nuko intangangabo zishobora kuba zitarakuze, birashoboka ko atatera inda. Ariko niba koko yatangiye kwejakira bigaragara ko intangangabo zakuze, abashobora kuba yatera inda. Niyo mpamvu ari byiza kuba wamwegera ukamusobanurira bino byose, izi mpinduka zose zimubaho, ntibizamutungure. Ugasanga umwana ari kwibaza, ese ibi bintu nazanye impwempwe wenda ntabizi, insya se abonye ari impinduka, ugasanga ntibyacitse, ugasanga agiye hanze abisobanuriwe n'umuntu wundi utabisobanukiwe, ugasanga baramuroshye. Ahangaha rero nabisobanuye, ni impinduka zisanzwe zibaho ku mubiri, ni impinduka zigaragaza ko umwana w'umukobwa yinjiye mu bwangavu, ni impinduka zigaragaza ko umwana w'umuhungu yinjiye mu bugimbi. Rero ni byiza kuba basobanukirwa. Ndabashimiye abakurikiranye ikiganiro cyanjye. Abafite ibibazo muzajya mushyira muri comment, mubashe kuba mwambaza ndetse twungurane n'ibitekerezo. Ufite icyo ushaka kuba wamenya ku bijyanye n'ubuzima, ni byiza ko washyira muri comment nkajya nkibona nkakibasobanurira. Ariko gusa si ku rubyiruko nk'uko nabivuze, ndetse no ku badamu. Ese niba umudamu atwite, ni gute yakwitwara? Ni gute nyine impinduka abona mu gihe atwite ntibimugwirire? Tuvuge nk'abatwite bwa mbere, ni ibiki agomba kumenya? Ese nyuma yo gutwita ukazagera igihe cyo kubyara, wowe mudamu, ni gute ugomba gufata umwana wawe? Ni ibiki ukwiye kumenya kugira ngo uzagere mu gihe cyo kurera umwana wawe ubizi? Si ibyo gusa, ese niba koko ushobora kuba wagira nk'ikibazo cyo gukuramo inda, ni gute wowe ubwawe wakwiyitaho? Ibyo ni ibintu usanga iyo tugeze hariya kwa muganga, ntago muganga azabona umwanya wo gusobanurira umwe ku wundi buri kintu, cyangwa se ngabona umwanya wo kuba yasobanurira buri wese ikibazo afite abisobanure. Ariko ahangaha niho tugiye kujya tubireba, tukareba ibintu byose tugasobanukirwa, ndetse n'ufite ikibazo akaba yabasha kubaza tukamusobanurira ku bijyanye n'ubuzima. Byinshi cyane muzajya musanga kuri iyi channel. Icyo nabasaba ni gukora subscribe, mugakora share ndetse na like. Hasigaye tukarushaho kuba twasobanukirwa ku bijyanye n'ubuzima bwacu, tugasobanukirwa imiterere, imikorere ndetse n'impinduka ku bijyanye n'ubuzima bwacu. Murakoze cyane.